kandi none nta n'impamvu y'umwana kuba hanze naze mu rugo asanga abandi. Nawe mugabo cyangwa se nawe mugore nimba ufite ikibazo cyo kuba wabwira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ko wabyaye umwana hanze, twandikire twakugira inama tukakubwira nuko ugomba kubigenza, kuko ibyo bintu birakomeye kubibwira umugore cyangwa kubibwira umugabo ati y'umugore. Umugore iyo yaciye inyuma umugabo akabyara umwana, umugabo akamurera kandi umwana atari uwe, Rita icyo kintu urakivuga hute? Ngere nsubiriremo numve neza. Umugore kubyara umwana mu rugo no kuvuga ngo umugabo yaragushatse akwambika impeta, noneho murabana mubyarana abana, ariko hagati mu bana harimo umwana utari wa mugabo mubana. Niko nta kuntu nawe urabyumva, nta kuntu ushobora kubana n'umugabo mubanye neza ngo ube wamuca inyuma mugere naho kubyara umwana kandi umubyare muri urwo rugo. Ariko nk'umugabo we kubyara hanze rwose abagabo barababyara akaba yanamuzana ukamurera, ariko nabyo bizana isura atari nziza kuba uvanye abana hanze ukabashyira umugore wawe nawe iyo hajemo agatotsi ntago kabura. Ubundi umugabo aba yumva ko ari umutwe w'urugo, kandi koko niko bimeze. Ariko umugabo iyo yatinyutse akabwira umugore wo mu rugo akamubwira ati ngewe mfite umwana hanze nabyaye, biba byiza. Uwo mwana akarerwa n'uwo bakunda kwita ngo ni mukase, ariko mu by'ukuri ako kantu ni kabi. Uba ugomba kuba wumva ko wakuze, ukishyiramo nyine ntuza yuko wakuze, ku buryo abana bawe hose watangatanga, abana bakazajya bavuga ati mama ni intangarugero, mama afite discipline, natwe yatwigishije discipline, papa ni intangarugero, yari afite discipline, bimeze gutya. Ariko igihe azabisanga hanze umva nawe agize ikibazo ntago wajya kumukosora ko avuga ati cecekere ntawe wari indaya. None ubwo urumva atari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye bakunzi bacu. Ubundi kubyara umwana hanze ari wowe mu papa, ari wowe mu mama, ufite umugore ufite nta kibazo afite cyo kubyara, nta nubwo yigeze akubwira ati ntago nkeneye kubyara, aho azamurera cyangwa se azamukunda kuko agukunze ubwo ngubwo cyane. Ariko iyo mugeze mu rugo hari igihe bihinduka. Byahinduka kuko akazajya wenda abo bana ntabakunde, ntabiteho, ntagire gute. Ariko ntekereza ko iyo umugabo agukunda adakwiye kwanga abana bawe, cyangwa se umugore iyo agukunda adakwiye kwanga abana bawe. Kubera iki? Mwese muba muri umuntu uyu umwe, kandi muri kuri line imwe. Ni ukuvuga ngo iyo umwana ari mu rugo akabona hari ikibuze, arihangana akavuga ati kweri ari mu maboko yawe, uko ubishaka niko bigenda. Turi kuri side y'umugabo, Rita, ndashaka kukubaza ariko mbazana badukurikiye kuri Rita TV show. Umugabo aramutse aje wowe mugore akicara agapfukama akagusaba imbabazi akakubwira ati nabyaye umwana hanze, wabyitwara mute? Ngewe umugabo sinangombwa yuko apfukama ngo nsaba imbabazi, kuko nzi ko umugabo ari umugabo. Iyo aje akambwira ati nabyaye umwana already, ntago biba bikiri intambara, kuko wenda intambara yaba bitaraba. Twongeye kubasuhuza hano kuri Rita TV show. Banyarwandakazi namwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ku isi hose, twongeye kubasuhuza, turabakunda cyane cyane ku bitekerezo ndetse n'inyigisho zacu mukunda gukurikirana. Uyu munsi nkaba ndi kumwe na Rita, turakwakiriye. Nongeye kubasuhuza cyane hano kuri Rita TV show, turabakunze cyane. Hano turi kumwe, hari igitumye twicaye hano kugira ngo tubagire inama, kandi nukuri mudufashije twajya tuzikurikiza, mukatugisha inama natwe tukabagira inama. Numva ariko twajya tubikora kandi byatugeza kure.
Uyu munsi tukaba twabateguriye ikiganiro cyangwa se inama ku ngo abapapa cyangwa se abamama dukunda kubyarira abana hanze, nk'umugabo akabyara umwana hanze nk'uko dusanzwe tubyumva babyita ngo ni ikinyendaro, hamwe n'umubyeyi w'umumama akaba yabyarira umwana mu rugo, akamubyarira mu rugo ariko umugabo atamuzi, azi ko ari uwe. Cyane cyane abo bana bakunda kugira ibikomere cyane kandi bagahura n'ibibazo bikomeye. Rita, urabyumva ute? Ni ikibazo gikomeye cyane kuba ndi umubyeyi, ndi umumama, nkaba ndi mu rugo rwanjye, nkaba mfite umugabo nkunda, hanyuma nkagira ikibazo nakita niba ari mu mutwe, sinzi uko byaba bimeze, kuko niba nsohotse hanze undi mugabo akantereta bikaba ngombwa yuko twagera no ku gikorwa yuko dushobora kubyara umwana kandi nkamubyarira mu rugo rw'umugabo wanjye mukuru. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko uwo mwana azazana ikibazo. Ntekereza yuko umugabo wanjye nyir'ubwite wanyambitse impeta akimenye, ntekereza yuko icyo kintu gishobora gusenya urugo, nta merekeza, nta kuvuga ngo barantoreye, kuko nta kuntu waba ufite umugabo ngo uvuge ngo mbanteye inda bande. Cyane cyane muri iyi minsi bikunda kubaho, ugasanga ubu muri iyi minsi basigaye bapima ADN. Umwana iyo yateje ikibazo bahita bajya mu rukiko bagakora ADN bakareba by'ukuri nimba umubyeyi ari we se ubyara umwana. Aho ingo urumva zifite ibibazo cyane. Ingo muri iyi minsi zifite ibibazo kubera yuko ntago ushobora kubeshya umwana se w'umwana, cyangwa na se w'umwana ntashobora kubeshya umwana kandi atari nyina wamubyaye. So ariko numva hanini ikibazo abantu benshi umubare munini ubyara hanze ngira ngo ni abagabo, kuko umugore yabyariye mu rugo byo bari ikindi kibazo gikomeye cyane. Urumva umugabo impamvu ubivuga gutyo, ngewe uko ntekereza numva ko umugabo nago bikunda kugaragara cyane kuko umwana bari hanze ariko umugore abarimo mu nzu mu rugo. Ni ukuvuga ngo umugabo areba karakta cyangwa se ukwasa cyangwa se n'abanyirasenge bagatangira bavuga ati kuriya mwana birashoboka ko atari uwacu, ariko bitewe nuko umugore n'umugabo bamaze igihe batabana neza. Ndumva ko nta kuntu, nawe urabyumva, nta kuntu ushobora kubana n'umugabo mubanye neza ngo ube wamuca inyuma mugere naho kubyara umwana kandi umubyarire muri urwo rugo. Ariko nk'umugabo we kubyara hanze rwose abagabo barababyara akaba yanamuzana ukamurera, ariko nabyo bizana isura atari nziza kuba uvanye abana hanze ukabashyira umugore wawe nawe iyo hajemo agatotsi ntago kabura. Ubundi umugabo aba yumva ko ari umutwe w'urugo kandi koko niko bimeze. Ariko umugabo iyo yatinyutse akabwira umugore wo mu rugo akamubwira ati ngewe mfite umwana hanze nabyaye, biba byiza. Uwo mwana akarerwa n'uwo bakunda kwita ngo ni mukase, ariko mu by'ukuri umugabo aba yatinyutse cyangwa se aba yagaragarije faiblesse yagize akabyara n'uwo mwana. Uko nabasaba abakunzi bacu, uwo mwana agomba kwakirwa mu rugo. Ariko ubundi tudatinze no kubitekerezaho, umugabo uko ariko kose uko yaba ameze kose abyaye umwana hanze, ko mwakoze muri babiri kandi mwaravuganye yuko mugomba kuba umwe, icyo bita umwe. Niba abyaye umwana akamuzana mu rugo niyo baba babiri cyangwa batatu, numva nta mpamvu yo kuba umubyeyi wowe w'umumama utamurera, kuko niba muguze 25 kilo z'umuceri cyangwa 15 kilo z'umuceri, ntago abo bana batatu cyangwa babiri cyangwa umwe yabura icyarya aho ngaho ngo muzane ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo nago namurera ngo kubera ko ngo yawe umwana wese aba ari umwana, yaba yabyariwe hanze yaba ari mu rugo aho ngaho. Umwana wese none se nkubaze ko ushobora kugera hari hanze ukareba umwana ubabaye w'umuturanyi cyangwa undi wese ushobora gufasha
ukamufasha ukamwishyurira ishuri cyangwa se ukamufasha mu buryo bw'imyambarire cyangwa se wabona arembye ukamufasha mu buryo bw'imivurize, gute udashobora kwakira umwana w'umugabo wawe cyangwa babiri cyangwa batatu? Ubundi iyo umugabo yatinyutse akabwira umugabo we icyaha yakoze kikaba cyaravuyemo umwana, ubundi umwana aba ari uw'umuryango. Uretse ko umugabo, ngewe mvuga kuri side y'umugabo, umugabo ashobora kutabivuga kubera gutinya umugore, avuga ati umugore wenda ashobora kugenda kwa divorce cyangwa se ashobora kubyanga, umwana akagira risk kubera ko bari abana bakunda kugira ibibazo, bakaba mu kato, akumva ntazwi ku muryango kwa se. Ariko ndumva iyo umubyeyi w'umugabo yatinyutse akabibwira umugore, uwo mwana yakwakirwa. Ariko nanone iyo atabimubwiye, uwo mwana nawe agira risk kuko umubyeyi ashobora gupfa, ntago mbibasabiye, umubyeyi ashobora gupfa, no kuvuga ngo ya mitungo ku mubyeyi ku mwana ntago aba yirebaho, ku mwana ya ashiki aho ngaho mu rupfu bagatangira kuvuga ngo uyu mwana ni uwa runaka. Mu by'ukuri habaho process, urukiko, ugasanga ni ibintu birebire. Oya, n'ikindi iyo umupapa atabivuze mbere kugira ngo umwana kare murere muri ababyeyi babiri kandi mukundanye, akabivuga wenda leti yaratinze cyane, umwana yarakuze, abenshi mwarakuriye ahantu hatandukanye, ushobora kuba wararezwe wenda n'umubyeyi wenda unywa inzoga cyangwa unywa urumogi cyangwa unywa ibiki, aho ngaho ho mu cyaro ho wakuriye, ugasanga kuzakurera ngo bagushyire kuri layini wowe papa wawe na mukaso wenda mu rugo birabavunye cyane. Ibyiza numva wakwerura ukavuga hakiri kare, umwana buri iyo umureza akiri muto azamuka ari mu maboko yawe, uko ubishaka niko bigenda. Turi kuri side y'umugabo, Rita, ndashaka kukubaza ariko mbaza n'abadukurikiye kuri Rita TV show. Umugabo aramutse aje wowe mugore akicara agapfukama akagusaba imbabazi akakubwira ati nabyaye umwana hanze, wabyitwara mute? Ngewe umugabo sinangombwa yuko apfukama ngo nsaba imbabazi kuko nzi ko umugabo ari umugabo. Iyo aje akambwira ati nabyaye umwana already, ntago biba bikiri intambara kuko wenda intambara yaba bitaraba, none umwana yaravutse, ntago umwana namugira victime y'icyo kibazo kuko ni se wamubyaye. Niba rero yaragiye hanze akamubyara akamuzana, ntago umwana namuziza icyo kintu. Ngomba kumurera, nkamurera nk'uko uwanjye namubyaye, nkamurera kimwe. niba ari igiki cyose nshobora gukorera umwana wanjye nawe nkakimukorera, kuko abenshi n'igihe na mama we wamubyaye ashobora guhima umwana bitewe n'ibyo se yamukoreye, ugasanga umwana abaye victime kuri side zose. Cyane nibyo niko bimeze, Rita, niko bimeze rwose, kuko n'abadukurikiranye muzajye mukoraho comment, mwandike ibitekerezo byanyu cyangwa se mutubwire ngo kino kintu niko kimeze cyangwa ntabwo ariko kimeze. Ariko ngewe uko mbyumva, uko mbitekereza, uwo mwana akenshi akunda guhura n'ibibazo kuri side y'umumama, kuko ntabwo ari twebwe ba mbere tubivuzeho, ariko niko bajya bavuga ngo uriya mwana, uriya mubyeyi amubereye mukase. Mukase mu rurimi rwiza abakunda bisobanura ko uwo mwana iyo yumvise ngo ni mukadata, ubundi mu bisanzwe mukadata nabonye umwe mu buzima nigeze kubona umuntu, umubyeyi w'umugore yabereye abana mukase nk'umubyeyi. Ni ukuri ni ikintu gitangaje cyane mu buzima, ko nabonye twari duturanye, umupapa arapfa, noneho umumama arapfa, umupapa ashaka undi mugore, ariko abo bana bamubereye umugisha kandi nawe yababereye umugisha. Ni ukuvuga ngo abo bana babonye mukase abakunda nka mama wabo. Mu by'ukuri abo abana kenshi bakunda kuba victime. Oya, ubundi nta n'umuntu ukwiye kwanga umwana, kuko nawe urabizi, uri sister wanjye, uko tuba twarabayeho urakuzi, papa wacu yapfuye ari twe turi batoya, turi abana batoya, ariko mu rugo hari abana benshi cyane. Ikintu cyantangazaga nyine nkabona ni nka filime ndiho ndareba, ni ukuvuga ngo iyo amashuri yatangiraga nk'abantu baba muri boarding, abakuzemo nyine biga muri internat, bigaga mu masegondere,
mama yabanzaga gufata ba bana atigeze abyara akabanza akaba ari bo yohereza ku ishuri, abiwe yabyaye bagasigara mu rugo kugira ngo bategereze andi mafaranga tujye ku ishuri. Kongera gushimira na mama wacu kuko yakoraga icyo gikorwa akaba intangarugero mu mudugudu mu murenge twari dutuyemo, akishurira aba bana nta kindi kintu agamije kandi atarababyaye, atari nawo data yabyaye. Nicyo narishatse kuvuga aho ngaho ubugaragaje kuri umubyeyi, kuko wa mwana koko iyo utamubyaye koko ukabanza ugafata abana bawe ukabajyana ku ishuri, uwiwe witwa ngo si uwawe agasigara mu rugo, umwana already kuko abazi neza kutari nyina cyangwa utari se, agahita avuga kumbe ntago ari mama kweri, kubera yuko ajyanye abana be ku ishuri twe dusigaye mu rugo. Icyo rero ugasanga mama yarakirwanyaga cyane cyane, niba ari nakenda keza ugasanga ahubwo abanje wa mwana abiwe abaguriye nyuma, ugasanga niba ari ishuri babanje abo ngabo abiwe abajyanye nyuma. Uba ushaka kugira ngo uko wabigenza kose umunezeze. Iyo udakoze icyo kintu kuko wa mwana aba yaraje akuze, abavuga ati koko ntago ari mama cyangwa ntago ari papa. Ubwo rero ubwo ukoresha imbaraga, ntago biba byoroshye, ukoresha imbaraga kugira ngo wa mwana azakurebe mu isura nziza, avuga ati nubwo atari mama ariko aragerageza kundera. Turashimira cyane mama wacu, Imana imurebe kandi ikomeze, turagukunda cyane, kongera kugera kuri kandi umwana atari uwe. Rita, icyo kintu urakivugaho ute? Ngere nsubiremo numve neza. Umugore kubyara umwana mu rugo, ni ukuvuga ngo umugabo yaragushatse akwambika impeta, noneho murabana mubyarana abana, ariko hagati mu bana harimo umwana utari wa mugabo mubana. Icyo kintu wumva mu rugo byaba bimeze gute, cyangwa se umugabo akimenye byagenda gute? Iyo ni sakirirego niko nabyumva, ni ikibazo gikomeye cyane, kuko urumva nawe igisubizo umugabo akimenye egare kuva mu rugo rwe, kuko niba ubyayemo umwana atari uwe kandi uri umugabo we, kimenyesha ngo uri indaya, ntago uwo mugabo aguhagije, waciye umugabo inyuma ujya gusambana. Ubwo rero ntago uwo mugabo aba azagushobora. Njyewe nkanjye ndi umugore ndabihamya, ntago umugabo bazagushobora niba usohotse mu rugo umugabo musangira kabisi n'agahiye. Wewe mugore mukobwa uri hafi gushaka, ugasohoka mu nzu yawe ugafata umuhanda ukagenda ukabonana n'undi mugabo, ntimunicaye wenda ngo muganire ibintu bisanzwe, ukagenda ukajya kuryamana nawe, bikaba ngombwa yuko mubyara n'umwana, ukavana indaho ngaho ukayijyana y'umugabo wawe mu nzu y'umugabo wawe, ku buriri bw'umugabo wawe, ukongera ukaryamana n'umugabo wawe. Ubukoze amahana akomeye, numva na mama wawe atakwihanganira cyangwa papa wawe. Ngiye hari umugore nigeze ntago uri umugore w'umutima. Hari umugore nigeze kuganira nawe, icyo kintu cyamubayeho, abyara umwana ugira nka 3, amubyarana n'undi mugabo, ariko byatewe n'ubukene. Yaransobanuriye, arambwira ati mama we ubibazo byambanye ibibazo, kuko umugabo yajyaga amubwira ngo genda ushaka amafaranga, akasigara aryamye mu nzu, akumva ko umugore ari ugomba gutunga urugo. Mu by'ukuri nk'uwo mugore wavuga ko yaciye umugabo inyuma? Yego, navuga ko yaciye umugabo inyuma. Buriya mu gushaka amafaranga ntago yashaka muri ubwo buryo. Nshobora kuza nkaba nzi ko ndi uri sister wanjye, kandi wenda undusha ubushobozi, nkavuga nti sister, hari mfite akabazo mu rugo, wamaye amafaranga ya naya ko bimeze gutya, nawe ubibona, nawe ubuze ubuzima bw'abavandimwe bawe ko bameze. Iyo rero utamfashije, nashaka n'undi akamfasha, ariko ntago nashaka umugabo uzajya kunkoresha amahano ngo anteshe urugo rwanjye, n'aba bana bazakure bavuga ati mama yarasambanye. Icyo ni icyasha gishobora kukubuza amahoro, ugasanga muri family baravuga ati yo reba wa mugore yaciye inyuma umugabo we, akabyara umwana atari uw'umugabo, na wa mwana wita ngo wabyaranye n'uwo mugabo akazavuga, akazicara yarabaye umugabo cyangwa umugore cyangwa umukobwa mukuru, akavuga ati
mama yarasambanye yatubyayemo umwana tutavukana kwa papa na mama. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane cyo kumva ko waba nyine ibaza ariko umwana wawe yarakuze akagasha mama wari indaya pe cyangwa papa wari indaya pe. Ako kantu ni kabi, ni kabi. Uba ugomba kuba wumva ko wakuze ukishyiramo nyine ntuze yuko wakuze ku buryo abana bawe hose watangatanga, abana bakazajya bavuga ati mama ni intangarugero, mama afite discipline, natwe yatwigishije discipline, papa ni intangarugero yari afite discipline, bimeze gutya. Ariko igihe azabisanga hanze sha umva nawe agize ikibazo ntago wajya kumukosora ko avuga ati cecekere ntawe wari indaya. None ubwo urumva atari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye bakunzi bacu. Ubundi kubyara umwana hanze ari wowe mu papa, ari wowe mu mama, ufite umugore ufite nta kibazo afite cyo kubyara, nta nubwo yigeze akubwira ati ntago nkeneye kubyara, aho ubukoze ikibazo, ubukoze sakirirego. Kubera ko wa mwana aba victime cyangwa se akaba nkuko babyita ngo ni ikinyendaro, uwo mwana mu by'ukuri ntago aba barirwa muri uwo muryango. Uretse ko ariko nta n'ikinyendaro kibaho. Ubundi abo bana mu kinyarwanda cyiza nakamwisa ati ni umwana wabyawe hanze. Ni umwana wabyawe hanze. Hanze ni ukuvuga ngo si mu rugo rwa se na nyina babana mu rugo rwabo, yabyawe hanze, ntago ari mu rugo rwa se na nyina. Ijambo ikinyendaro numva ari ijambo rikomeye cyane kandi ridasa neza. Ntago risa neza, ariko niko nakuze numva iyo ryitwa. Uretse ko nyine abo bana bakunda guhura n'ibibazo bikomeye cyane, haba mu mashuri, haba mu mitungo y'ababyeyi babo, bakunda gucreatinga ikibazo gikomeye. Kwa kundi umwana bagiye gufata umugabane, ugasanga uwo mwana ntabwo abazwi n'ababyeyi. Nukuvuga ngo mugika cyangwa se kwa basekuru no kugira ngo umwana agende kunezerwa muri family, aba asa nkaho ahejwe, kandi ari umwana w'amaraso. Ariko icyo kibazo giterwa n'ababyeyi. Igihe ugiye ufishika ibibazo byawe byo creatinze hanze, nibyo biviramo abana ibibazo. Ariko niba uje ukabwira umugore cyangwa ukabwira umugabo ati ngewe nubwo ugiye kunshaka nabyaye ufite abana hanze abanaba, uremera kuntwara, mukabyemeranywa, nazane n'abana bawe ubashyiranga mu barerane, nawe niba afite abe ubashyiranga mu barerane. Ariko nanone ikintu kibabaza ababyeyi benshi, ashobora kuba avuga ati abana banjye bari hanze hariya, abandi bari hariya, abandi hariya, ugasanga ntago bigaragaye neza. Buriya umwana ari hamwe mubasha kurya, mukamererwa neza, mukambara neza, abana nyine ukaba caringa, ukumva ko bafite gutya. Ariko iyo umwana utamuzanya akaheri kantarange, ntago biba bisa neza. Bakunzi bacu, iyo ushaka kugira urugo ruri paradizo, irinde kubyara umwana hanze, wowe mugore cyangwa se wowe mugabo, kugira ngo wirinde n'ibibazo byatuma haza za divorce zimwe twababwiye, kuko iyo ni ingingo ifatika ubundi no mu rukiko. Si ko hari n'umwana ushobora kuza mu rugo rwawe kandi w'umugabo cyangwa nawe w'umugore ugasanga aragusenyeye, yarakuze, ugasanga kwangisha umugabo, cyangwa se umugabo nawe agiye gukunda wenda umukobwa wawe, ugasanga urugo rurangiye bitewe n'uwo mwana, urukarangira mukarusenya pe. Kubera iki? Kubera ko muticaye mu bibazo byanyu hakiri kare ngo mufate abo bana bakiri bato, bataragira utugeso two hanze tubi, ngo mubiyegereze, mubigishe, bakure nyine bumva ko ari abana banyu koko. Rero bakunzi bacu, bakunzi bakurikirana Rita TV show, inama twabagira nuko mwakwifata, wowe mu mama cyangwa se wowe mu papa, wowe mukobwa wumva ushaka kuzabyara umwana ugataha mu rugo rw'umugabo ufite umwana, nacyo ni igikomere, kuko uwo mwana ntago uwo mugabo yagushatse ashobora kukwemerera ko azamurera cyangwa se azamukunda kuko agukunze ubwo ngubwo cyane. Ariko iyo mugeze mu rugo hari igihe bihinduka. Byahinduka kuko kazajya wenda abo bana ntabakunde, ntabiteho, ntagire gute. Ariko ntekereza ko iyo umugabo agukunda adakwiye kwanga abana bawe, cyangwa se umugore iyo agukunda adakwiye kwanga abana bawe. Kubera iki? Mwese muba muri umuntu uyu umwe, kandi
muri kuri line imwe ni ukuvuga ngo iyo umwana ari mu rugo akabona hari ikibuze arihangana akavuga ati kweri mama na papa nta mafaranga iki gihe bafite reka nihangana ababibona nawe ko nta mafaranga ahari ariko iyo wa mwana ari kantarange ntashobora kumenya ngo papa afite iki kibazo nta mafaranga afite kuko atabireba nyine waba yumva ko buri saha ashobora kuguhamagara akakuba ati ndashaka 100 cyangwa 50 wahita ubibona ariko iyo ari aho hafi abazi situation murimo niyo mpamvu bagira inama yo kuvuga ngo niba warabyaye hanze menyesha uwo mubana hakiri kare mubiganireho mubifatire umwanzuro je numva umwanzuro wakoroha ari uko mwakusanya abo bana cyangwa se umwe mwana akaza mukamurera niba ari ubugari muriye niba ari ifiriti muriye niba ari inkoko muriye mugasangira ariko kuvuga amafaranga asohoka hanze ntago igihe yagusabe hari igihe ubutayafite kandi ugasanga umwana arababaye cyangwa famiye ye arimo irababaye ugasanga bijemo ikibazo kandi none nta n'impamvu y'umwana kuba hanze naze mu rugo asanga abandi nawe mugabo cyangwa se nawe mugore nimba ufite ikibazo cyo kuba wabwira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ko wabyaye umwana hanze twandikire twakugira inama tukakubwira nuko ugomba kubigenza kuko ibyo bintu birakomeye kubibwira umugore cyangwa kubibwira umugabo ati rero sheri wenda mufitanye nk'abana 5 kumva umugabo araje arakubwiye ati rero hari akabazo nagize nabyaye umwana hanze biragoye kubyakira ariko iyo uri mukuru icyo kibazo iyo kije uracyakira yego wenda mu minota mikeya ngewe ukuntu nteye cyangwa se nta kintu gishobora kiragutungura nk'iminota nka 30 nyuma ya 30 kisotinga ukavuga uti it's okay nyine byarabaye niba byarabaye ahubwo tubigenze gute twamuzana gute twabarira dute gutyo bikagenda gutyo ariko ibyiza nge numva ari uko abo bana baza bagakurana n'ababyeyi kubera yuko umwana udakuranye n'umubyeyi agiyiga n'izindi ngeso ahaba ari ntubuhazi iyo aje rero usanga bidurumbana yarakuze ashaka kugenda muri uyu murongo kandi mwe muri uyu murongo rwose niko tushobora kubagira inama gutyo kuko uwo mwana aza ari umwana utandukanye n'abandi nubwo ari amaraso amwe hari igihe aba yarakuriye ku mubyeyi wenda ataramureze neza ugasanga umubyeyi wo muri urwo rugo cyangwa se umupapa mu urwo rugo biramugoye kumurera uwo mwana rero mwebwe bakurikira Rita TV show nimba mufite icyo kibazo mwatwandikira hasi mukatubwira tukabagira inama yuko mugomba kubigenza kandi tukabagira inama nuko mwagomba kurera abo bana baramutse bageze muri urwo rugo ariko ntago tunabakangurira kubyara abo bana hanze niba ufite umugabo wawe n'umugore wawe mwese mwibanira neza nta mpamvu yo kubyara hanze niba mutarahabyara nta mpamvu yo kuhabyara kuko ntago aba ari byiza ntago ari byo twabakangura ariko iyo byabaye dushobora kubagira inama kandi nzima yubaka idasenya kubera ko abo bana nawe urabyumva ko tuba turi mu minsi wenda tugeze mu minsi mikuru uwo mwana hari igihe ahamagara papa we ati ndashaka umwenda cyangwa se agahamagara mama we ati ndashaka iki cy'umunsi mukuru ugasanga umubyeyi arahangayitse kubera ko ntabwo yigeze abibwira umugabo cyangwa se umugabo arahangayitse kubera ko ntiyigeze abibwira umugore rero ntabwo tubibakanguriye ngo muzabyara hanze ikintu cy'umunsi mukuru nawe ntacyo babonye ariko ntabwo ashobora kubimenya atari muri urwo rugo ashobora kubabara ati ababyeyi banyimye umunsi mukuru kandi wenda nawe tunabashimira cyane yuko mumaze kudushimisha cyane message zanyu turazibona abatwandikira turazikunda ni abatubwira nabi nabyo turabikunda rwose baba batugaragariza ko badukurikirana tubifuriza na Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ejo tuzabitangira Noheli turabatumiye cyane kuri Rita TV show uzashobora azaze dusangire Noheli ibiganiro byacu nakagaruka turabashimiye bye ciao